Acting Rwanda. Mama. Ariko se reba ahantu uba waryamye urebe bikamuzana umusego kumaze kuzana umusego. Ihangane gatoya nse uretse hano sinzi n'ibintu birimo. Ihangane bike gatonwe uretse uza kuryama ahantu nk'aha zose mushiki wawe yandyamisha udashaka umuyaga hano harimo kuryama hano mo hagati ngo harimo nk'inyo. ariko nanjye mba ndi guhangana nuko twabona amafaranga ndebe ko wagiye gusubira guca mu cyuma. Ihangane sibyo? Amanda ngwino hano reba nka kari ibintu kaba kagusize bagusiga ibintu uri kureba hehe ubundi mama. Witwande izwe neza rora ni kampani usanzwe yize? Yego barayibwiye. Imikorere ya hano urayizi? Ntabwo nayisobanukiwe neza. Ufite imyaka ingahe? 21. Haguruka turebe. Hindi turebe. Tigise ikibuno turebe. Ndavuze ngo tigise ikibuno. Ntabwo kirakora neza ariko niba ugukoramo akazi kizakura. Kuramo ako gakote gihagaze. Ni byiza ndabona amabere yawe ataraguye. Uracyari isuku? Yego. Uracyari isuku? Yego. Rero ndagira ngo usobanurire muri make imikorere y'iyi kampani. Ngira ngo urabona ko ari ikigo cyabashije kwiteza imbere. Ntabwo cyaba cyiza gutya rero atari ikigo gikora. Yego nakumva. Ikintu cya mbere ugomba kwikuramo ni isoni. Icya kabiri ni ukuba ugira isuku kandi wambara neza kuko wambaye nta kintu bitwaye. Yego mwakoze. Rimwe na rimwe uzajya usohoka ujye no hanze y'igihugu. Tuzakenera amafoto yawe wambaye ubusa ubundi wambaye. Tuzakenera n'amafoto yawe. Sinzi niba urimo kunyumva neza. Ntabwo ndimo kukumva kongera ukansubirira. Ushobora kuba utazi ikintu ushaka. Kwinjira muri iyi kampani ni uko usanzwe uzi imikorere yayo. Akuse ndi kukubaza icyo mama baye ukambaza ibyo namusize. Ibyo byo kumbaza icyo waye ntabwo bikureba. Ibi ni cyo wamusize. Ikibazo ko ari akaboko ikibazo ni mu maso. None se ibingi urabona ari byo. Urabona bikwiriye kuba. None se abaye iki kuba ameze kuko abaye iki kibazo ko ari akaboko. Mwakuyakiriye ko mwaje mu cyaro mwasubiye hasi mukabimenya. Ese kuza mu cyaro no gusa nabi mutana baradapfe. Kandi ibintu ntuzabyongere ndakwiyamye. Mwamutswe muri kunshangangisha mu mutwe nanjye ubwanjye. Ese bigutwaye icyo? Shabana ni mwisikanye no kuri mutana baradapfe. Ndabizwe nanjye ndi kugerageza uko nshoboye. Ihangane. None ningo nkizawe parariza zagiye muri pozisiyo imwe.
Amanda ibintu byawe ntabyo nshaka. Iyi mikino yanyu nayo nyeneye hano. Urafata umuntu ari kuribwa ari kubabara ukaza ukajya no kumukinaho umusiga ibi bintu. Waretse basi nkazamfasa. Ubuzi ko ubukire mwari mufite mbere mukiba mu mujyi aribwo mugifite none. Ntabwo mwiyakira ko mwaje mu cyaro. Uzagaruka. Urumva ari byo ugomba kumbwira. Ndakira umwana wenda nzana pensa neza. Amagize stress nazo nyine. Ndabona ifitishijwe amasoni. Kandi mu by'ukuri ntabwo hano ari yakora. Hano ugomba kuba sharp. Ukagira ikinyabupfura. Ukubaha buri wese ushaka hanga. Kuko uje kwinjiza amafaranga. Amafaranga uzahembwa n'abantu bakuru. Amafaranga azagufasha ukiteza imbere. Ko ndabirebeshwa hejuru. Ndabyumva gusa bigoye. Niba utabisobanukiwe sohokera mu biro. Ndabyumva. Ndabona uziryaga kuri imbere y'abakiriya. Ugomba kureka amabere yawe bakayonka. Ugomba kureka abagabo bashaka bakagukorakora aho bashaka. Sohoka. Vite sohoka. Aho nkunda abantu biryaga kuri imbere yanjye. Utekereza ko nge ngize imyaka nakishijwe n'iki? Aka ni akazi utagomba gukereza. Kampani yanjye ntabwo wakiniramo uko biboneye. Uri tayari gukora ibyo abakiriya bashaka? Ntihazagire umukiriya ukundagera. Ko nawe ukata amafaranga yose bikakubabaza. Amafaranga aratuvuna. Urumva usobanukiwe n'icyo uzakora muri Yego nabyumvise. Ndabona ufite agasuzuguro. Oya ntabwo ari agasuzuguro ahubwo bigoyemo pe. Bigoyemo waje gukora iki? Kuki utabanje ngo ubaze? Ubundi umusiga hano mwandi ukagenda. Kuri kumbwira nabi. Nyine umusiga hano gutu ukagenda. None se nta kindi kintu mba mfite cyo gukora. Ujye umenya inshingano ufite umenye ko umaze kuba mukuru. Amanda. Zanira amazi. Sikoze kukongana. Amuzanira amazi urekongo. Worana umushiha. Ihangane. Mama nanjye ntabwo mba ntuje rega. Mba ndi kugerageza uko nshoboye kugira ngo byibuze ubuzima turimo buhinduke. Byibura nabi ibi bintu bikuveho. Nawe mungu mfite n'ukuri cyageza. Ushakisha kumujyana kwa muganga. Yabizi ko nta wundi muntu ufite wanjyana kwa muganga. Ndana nyogosenya ntavuga yaratwihoreye. Babarira pe. Fatira mwana. Narushye. Mama ihangane nanjye ubwanjye ntabwo ntuje. Kandi ngomba kuzatuza ari uko mbona ubu buzima tubusohotsemo byibuza umeze neza natwe tumeze neza. Sibyo? Bihangane ibibazo byose biraza gukemuka. Turaza gusohoka muri ibibazo byose turi guhura nabyo. Sibyo? Gerageza wihangane. Sibyo? Nawe mfite gusa we urabizi mushiki wawe ntacyo yakora. Urabizi ko ntacyo ashoboye. Tuza basi sibyo? Ariko nawe ujye ugerageza nanone umenye ko urwaye. Gusa reba hano uryamye wenyine. Nishaka numva nshaka umuyaga. Ngabihangane sibyo? Nese zihende mushiki wawe zigishije inzara. Washatse ukuntu uziha ubwatsi ko ziri no gusakuza. Ubwo umugabo amva ko ziguherera koko. Umfigeze wazahereye siko. Ukakimenya kandi ukakimenyera. None zubwo umuntu ntabwo yagufata ku ngufu. Ku ngufu? Ahubwo si bwo uretse no kumbeke ku ngufu wowe urahafite. Kwijisho ryawe ndeba n'undi watakaje umusutsi. Hano ntabyo ku ngufu. Waje gukora icyo uzashaka. Icyo uzategekwa. Nta ku ngufu hahari rero. Ibyo umukiriya azaguteka byose nibyo ugomba gukora. Ikindi aka kazi kandi ukagira ibanga. Wumva nta banga ugira muri wowe wakwigendera abakobwa bategereje bashaka akazi hano ni benshi. Ndarya ntacyo nakimbwiye. Unguhembye miliyoni 2 ntabwo watera imbere. Urumva gukwiriye? Yego. Ugomba kuzayinjiza rero ukanayarenza. Kumva. Ugiye gutegereza mu cyumba kiri hariya. Wanze ugiye kubanza ujya mu isuzuma. Nubwo usugi bwawe beshya tubanze turiye kumufite. Ugiye gutegereza iki? Ugiye gutegereza umukiriya. Wanze ukore stage y'akazi. Ntabwo ari gupfa guhembwa amafaranga gutyo. Nibikunanira uragenda hasi undi. Ko ndeba nta utabyishimiye. Nta kibazo mpamvu. Ntabwo nyakunda ko rwazakanza muri sukaranga. Kandi nuza n'ibintu by'umwiryagagura. Acyarese. Ngese nasukiye ngana iki.
Naramuze ko amafaranga yanjye ari ukubikora ibyo mushaka. Ngabihangane muryamishe neza sibyo? Matse gato. Uryama. Zamura hano ruguru. Uryama. Mwere kunsakuriza. Sorry, Dan. Sorry completely. Maybe not bad. You don't like that girl? Why? Oh, sorry completely. Sorry, I understand you. Sorry. Okay, we'll talk later. Okay, I will call you. Yes, we will discuss about it. Yeah. Ni byiza. Uza hano gushaka akazi twumvikanye. Ngomba kubakora neza. Hanyuma abakiriya banjye urimo urabashimisha? Cyane mabra. Buriya Munyanijeriya mwapfuye iki? Mabra ntacyo. What? Ntacyo pe. Hanyuma agiye kumbwira ko umugora umurushya. We, menye ko hano uri mu kazi utaje gukina. Aha ntabwo ari umutungo w'iwanyu. Aha waje kwinjiza amafaranga nanjye nkayaguhemba. Maje guhindura ubuzima rero ukuntu usigaye usa. Inzobe yaratamuye reka ntabwo uzi ko waje urwaye ubuvurivundi bakakondora. None utangiye kwirya ku bakiriya bandi. Niye style nimwe utemerewe gukora hano muri company. Boro byanyu ndabona ari gusa. Rero kazimani ntibyoroshye haguruka ahubwo dukorera. Reka mbe niruhukiye gato. Nawe bukora ariko nanjye nusoza ndayisekira. Ariko ubundi ko ndeba ufite umubiri mwiza umeze neza nk'umunyamafaranga. Ibi nabo wabikorara. Urabona ndi hano ndimo gusa. Nase ko mba ndeba n'ikirenge kinyereramwa. Nibu n'ubuzima rega umuntu wese hano yahisanga. Cyangwa uri kutubeshya wewe aho gateze ikintu uri gushaka. Urabona hari ibintu byinshi mu rufi. Haguruka dukore boss mukanya araza. Oya naza natwe. Naza ntiyagire icyo mbaza.
Nabise yantwari akazi ko tukageze kure ibindi hari abarabifite bari gukoresha kuza kugago tugasubiramo byo birakomeye. Ubundi mani ikirenge cyawe urabona cyakora reba ngewe. Reba ni silipa ya ariko yawe ni original. Uretse ngiye inama urabona isetse. Urabona itameze nk'iyo yawe. Reka wicyo kirenge cyawe si cyo kuva ahangaha. Erega nagushobora kumva ko ndi hano kubera ko ndi guseka. Naye nkeneye amafaranga ko yakeneye. Ariko mbonye uje hano aka kanya uzi ko duhembe gucyumwe. Undi mabuja yarari kumbwira ngo mpake inyuma kandi ntabwo. Nubwa mbere ukoze dog style. Nubwa mbere. Hanyuma ni ihe mpamvu wibuke kuri ya mukiriya yaje injiza amadolari wanjije. Araramuka atagarutse muri iyi kampani. Ibibazo byose uzabyirengera. Hasone ko kunyumara guhaga mugashaka guhemukira babagiriye neza. Gusa nabibazo ndateje be nabyo ngiye ndikumva. Hanyuma kuki wamwimye byashakaga? Nawe aragoranye. Era, shobora gushaka abandi bakobwa bakaza kagusimbura muri kampani. Shobora gushaka abakobwa beza. Bibizuba bazanyinjiriza wanjijiwe. Nagukodeshereza nziza uri muri apartment nziza kugira ngo uze hano nta stress ufite. Nutangiye gukurusha abakiriya ngo dog style ngo what? Babara ntabwo naringaje gukora akazi. Hasoni. Utekereza ko amafaranga mbaha ava he? Kumva kumbwira rero umukobwa we. Witekerezeho kandi wikosore. Wisuzume utazasanga ibyo wigira bikugarutse. Hasoni. Kwavuganye ngo iki njya kuguha kano kazi. Nzitwararika. Hayi maso kuri muri twararika. Ntabwo nawe yaragoranye nabwandenga. Uretse nuriye. Nubwo haza undi ushaka ibindi. Nta mukiriya n'umwe wemerewe guhakanira. Sohoka mva mu maso. Vimbere. Vimbere. Toka. Mbese nyankaraga. Nta soni mwe muraza gukinira muri business zanjye. Hakangaga rero ukuntu kamaje gusa. Bagatangiye kwiryagagura. Dog style. Icyo ni ikibazo. None suga wibara gute? Ko babibara uhemba icyumweru gikoze urabita baguhemba. Ano buryo numvaga nshaka no kuyataha nabura ntabwo ushaka kubyumva. Reka kuri ihangana kabisa. Nkurikije ikibazo mfite. Ahubwo haguruka dukore. Kandi umuponda yihano ubundi umuyede n'ibitatu. Ariko iyo umaze yaba uri gukora neza bakurengerezaho 1000. Bo barakima. Bakiguha nukora neza ugaponda neza nyine. None subaho nahereye ubu ngubu ntakuza. Kuko nge ndabona wicaye. Ntabwo icyumbazo. Navuga ngo sinakugiriye inama. Yareba ibintu byose maze kwikorera wowe urongo ari guponda ibyo ngibyo ese wakizemo no gatwara. Ubwo turareba ubuhembwa menshi ntari. Ubwo ko ngurusha n'imbaraga mbona twaye byinshi. Ariko ndabibona. Iki kintu cyose gawe shiramo. Uretse nzi. Murashyira amazi menshi. Nashyizemo makeya buriya nayangaya we sinakubwiye ko kari bukigira muri aka kazi. Iyo nzobe yawe si yo kuza hangaha rwose. Inzobe se barayirya. Umubiri wawe tunge nutagase dore. Ariko inzobe barayirya uziko aya pe vugisha ukuri ntabwo ukwiye kuza hangaha. Nkajya hehe nkabaho gute? Washaka kandi kazi ariko kano kazi nakacu dore konse. Dore nuko igeze gute? Reba iyo nzobe. Afasha inzobe ivuga iki? Ntabwo igende mwana dutwarira iboro bive mu nzu. Tugenda ariko wisubireho akazi saka. Ahubwo ibintu ngiye sinzabishobora buri. Ndabibona kabisa. Hello. Oui. Siko amakuru. Ni fresh. Man, gihe kinini byatari. Ni sawa none se? Ni sawa wangu. Twaraburanye kabisa maze igihe kinini mpamagara nimero yawe wapi nanira. Nimero yanjye yaravuyeho maze biba byoroshye. Wabaye iki se warafunzwe? Wapi nagufungwa ahubwo shani ibibazo mwarabyimeshe ute
kubizi nari kuba naramaze kingana gute naraguhamagara. Okay, je numvaga ibintu bibiri, wagiye hanze cyangwa uri mageragere? Na hanze na mageragere ngo nsigenera mu ntara za Musanze. Niho wagiye gukorera? Niho tuba mu rugo mani, niho twimukiye. Ubuzima ko bwanze mwana, banki yaradutereje baratugurishiriza ibintu byacu byose. Ubuzima burangirika, ibintu birapfa byose. Mani, Scott turi kuvugana cyane ndi muntu. Oya niwe mani n'ingewe. Ko byagenze bite? Baradutereje tugira ibibazo birebire, n'ubu umukecuru ararwaye yaravunitse, nawe ntameze neza, nanjye mba ndaho nyine ari ngiri kubafasha mu cyaro guhiga. Umve ngo no kubona 500 yo kurya mani ni ikibazo. Siko ibintu bikumbwira ntabwo bibaho mani. Ibintu bikumbwira ntabwo bibaho. Nyine nabitekereza ndano ubu tuvugana dore ndi n'ikijerekani mvuye kuvoma mu bishanga. Nigiye ndumva ari film uri kumbwira kabisa. Oya ntabwo ari film mani byumubwira niko bimeze. Uri mu cyaraga naye? Sha ni Musanze tu niho dusigaye tu. Numva nta kazi kurya ni ibibazo nyine, numva umuntu abarwana n'ubuzima tungo tureko iminsi y'icumi. Oya, reka nkwereke. Wazaje kundeba i Kigali? Ikibazo nakuza naza ariko itike se nayikura he ko navuye no kubona 500 ngo ni ibibazo umwana. Itike ndarikoherereza. Iyi nimero ikubaruyeho? Iyi nimero ikubaruyeho? Iyo ni nimero yanjye imbaruyeho nyine amazina yanjye. Wowe nari kabisa ngenzaza ubundi ikibazo nifite ni cy'amafaranga ariko ubwo uri buyanyohereze ngiye mu gitondo ndabyuka nza kabisa nka 11:00. Ariko nyine ndumva unaye ikibazo mani, sinzi ko ndi bunasinzire kabisa. Oya rero ibaze nyine kuba mbohotse nkakubwira ibi bintu byose mani uburyo babimangayikishije. Oya ntacyo reka ibindi tuzabiganira ejo, ufite byinshi byo kukubaza nta ubu ndumva. Oya ntacyo reka tuzabiganira ejo. Ejo nujya guhaguruka uzambwire, ushobora gusanga ntari mu rugo nkabwira umukozi akaza akagufata. Ntacyo ubwo nyine urabona nkugezeho ndakuvugisha ngiye guhaguruka. Nta kundi nyine urakoze kandi. Umva yakoze accident.